iminsi yatambutse iminsi myinshi tukiri no kubitangazamakuru ibindi bitari iki mu myaka yashize buri mwaka ufite projet iremereye cyane ntabwo uri buri mwaka nko mu mezi 3 cyangwa ni gutyo konje niko kazi kanjye buri mezi ufite projet menshi ariko mu mwaka ntihaburamo filime mwe yatanje umwaka ntabwo biri mu ziyobe mu Rwanda wakozeho uriya munsi rero abantu bari bibaza rero niye filime yatanje nyakeka ko nayo filime ije kutubwira aho ndikeka cyane ubu ngubu bujire projet washyizeho amaboko kano kanya ni iyihe abantu bayisanga hehe nyinshi twarazikunze turanazifana ariko tuduhora dushaka udushya twibura aho dushaka abantu hagarara yego ubu rero iki gitwe ni iki nanjye sinjye magarara good so ubu ngubu hano hanze hari filime n'ubundi yaciye ibintu hano hanze mu mujyi wa Kigali yitwa My Girlfriend ni filime ikiri iracyari kuza ariko dufite projet nyinshi dufite mu by'ukuri dufite imishinga myinshi cyane ajya ngo My Girlfriend iri kuri YouTube cyangwa tuyisanga kwa kuri muzigurisha kujya tugura amasede hari amasede se cyangwa okay shaka baho ariko sinzi nimba hari abantu bacyakoresha cyane ariko umunsi none iri kunyura kuri YouTube kuri chaîne ya abantu bagiye bandike Joe Almeida nuko mu magambo mu nyuguti ngende numva channel ni Joe mu Kinyarwanda yego ja na o yeah Joe nkuko wenda nk'urugero nkavuga Joe kwa Joe ja o ja na o na hanyuma ugahita ushyiraho Almeida ubwo byo sinzi ko bisobanuye mu Kinyarwanda ngera mbw'inyuguti ku nyuguti okay ni A R ndende M na I na I ariko yo muri English apana yego na ra ni ara noye nyine Almeida yego okay Joe Almeida bavuga ngo Joe Armel okay wegezeho nuko wandika yabo no kujya kuri YouTube bakandikaho Armel ni A rangufiya ma na ndende ndumva ari gutyo rwose okay ubutona filime kabisa y'igikoko yitwa ngo My Girlfriend iyo filime rero yaciye ibintu hano hanze cyane ariko nkuko nabikubwiye mu kanya gato nuko turi kuyipanga ibintu byinshi cyane kuko turi guteganya no kuyishyira kuri chaîne nkuru y'igihugu cyangwa televiziyo nkuru y'igihugu mu minsi iri imbere ariko ntabwo ari vuba ngaha mujye kurikira no kuri TV abantu bakurikira TV abantu bazajya bayireba abantu bakurikira TV bazajya bakunda kuyireba cyane okay so ubwo rero abantu bose imaze kugira ko ndabona mu posting nyinshi zazanchanze yitwa My Girlfriend My Boyfriend imico ya narimbonye okay My Girlfriend ndabona ifite party ya mbere n'iya kabiri gusa ni gutwe tugitangira ariko urumva habayemo ubundi ibintu tuba dutegura n'byinshi cyangwa se n'ibintu bikomeye cyane nuko habayemo nyine akantu ko gutindamo gake bitewe n'utubazo twari twajemo ariko ubu ngubu turahari kandi turi tayari cyane gukomeza guha ibyiza abanyarwanda okay ifite ama episode angahe ubu ngubu twateganyaga ko izaba byibuze izajya kuri episode ya 50 niho tuzayifungira niko twabiteganyaga ariko wenda dushobora gukomeza bitewe n'ibitekerezo by'abantu cyangwa se bitewe n'ukuntu abantu batubwira bati mukomeze cyangwa se nimba batarabikunze magara ariko ikibazo cyo nuko nta muntu ujya wanga ibintu cyangwa se ujya urambirwa ibintu nawe kandi ifite ishusho ryiza kabisa gasubize koko cyane reka bayifate bajya ni kuri RBA birimo gukorana na contract mu minsi iri imbere turapanga ko yajya inyuraho ibiganiro birakomeje okay muri biganiro muri gupfa amafaranga cyangwa niho nihirigiye so hariya rwose muzamukoze move nziza mukabiciyemo usibye ko